icyo agukunda ariko akakwima. Hari umukobwa ushobora kuba yibaza iki kibazo: niba nkunda kuki atampa urukundo nifuza? Kuki ambwira ko ankunda ariko akagenda anyima umwanya, akanyima kwegerana nawe? Cyangwa se ugasanga ibintu bimwe na bimwe nifuza ko dukora ntabwo abyumva. Kimwe n'uko umusore ashobora kuba afite iki kibazo avuga ati: ni gute nkunda umuntu nkabona nawe ambwira ko ankunda ariko ibikorwa bye bigasigara bimbera ikibazo. Aha niho uhera wibaza uti: ese koko arankunda cyangwa arampemukira no kundyarya gusa? Muri iyi video reka tuvuge ukuri nta kubeshyana, kuko rimwe na rimwe igisubizo ntabwo kiba icyo umutima wawe wifuza kumva. Ukuri kwa mbere ni uko umuntu ashobora kugukunda ariko ntakwemerere ibyo umusaba byose. Urukundo si ukuvuga ngo yego kuri buri kintu. Umuntu ashobora kugukunda afite uburenganzira bwo kuvuga ati: oya, ibi ntabwo niteguye kubikora. Kandi iyo oya ntabwo buri gihe ihita isobanura ko atagukunda, ahubwo rimwe na rimwe ni ikimenyetso cy'uko azi imipaka ye kandi ashaka ko uyubaha kugira ngo mukomezanye urukundo. Hari abantu bibwira ko iyo umuntu agukunda agomba kukwereka urukundo mu buryo wowe ushaka, ariko siko buri gihe bigenda. Wowe ushobora kuba ushaka ko ahora kwandikira, aguhamagara buri kanya, akakubwira buri kintu cyose, cyangwa se akemera buri cyifuzo cyawe, wakaba atari uko ateye. Ashobora kuba agukunda ariko urukundo rwe akarugaragaza mu bundi buryo. Niyo mpamvu utagomba gupima urukundo rw'umuntu ku kintu kimwe gusa akwemereye cyangwa se akwimye. Ariko hari n'ikindi kintu gikomeye tugomba kuvuga. Hari igihe umuntu akubwira ko agukunda ariko ibikorwa bye bikaba bitagaragaza urukundo. Aha niho ugomba kwitonda. Niba ahora akubeshya, akagutesha agaciro, akagukoresha, akakubabaza nkana, akakubura igihe cyose akeneye ikintu, cyangwa se akakugumana hafi kubera inyungu ze gusa, ntukihutire kuvuga ngo arankunda kuko yarabimbwiye. Urukundo burya ntabwo ruri mu magambo gusa, kuko urukundo ruba rugomba kugira ibimenyetso mu myitwarire. Kandi niba ikibazo cyawe ari uko umukunzi wawe akwima imibonano mpuzabitsina cyangwa se ibindi bijyanye n'umubiri, ndashaka kumva neza ibi ngibi. Ntabwo umuntu agomba guhatirwa gutanga umubiri we kugira ngo agaragaze ko akunda undi. Umuntu ashobora kugukunda kandi akavuga ati: ntabwo niteguye, sinshaka ibi, cyangwa ndifuza ko dutegereza. Icyo gihe igisubizo ntabwo ari ukumuhatira gukora ibyo bintu, kumutera ubwoba se, kumutera guilt, cyangwa se kumubwira ngo niba nkunda yakagombye kubyemera. Oya, urukundo nyarwo burya rwubaha uburenganzira ndetse n'imipaka y'undi muntu. Hari n'abakobwa bamwe bashobora kwima abasore babo ibintu runaka kubera ko batizeye neza umubano wabo. Bashobora kuba barigeze kubabazwa mbere, bakagira ubwoba bwo kongera gukomeretswa, cyangwa bakumva ko umubano utaragera ku rwego bashaka. Niba ari uko bimeze, igisubizo ntabwo ari ukumuhatira gukora bya bintu ushaka. Igisubizo kiba ari ukuganira. Mubaza uti: ni iki gituma utabyumva neza? Mutega amatwi, ntugahite umucira urubanza. Kandi nawe mukobwa, niba uri kumva ibi ngibi, menya ko udafite inshingano yo kwemera ikintu utiteguye gukora ngo gusa utabura umukunzi. Umuntu ugukunda by'ukuri azubaha oya yawe. Niba umuntu akubwira ati: niba unkunda wabikora, ibyo si uburyo bwiza bwo kukubwira urukundo. Urukundo ntabwo rukoresha igitutu ngo umuntu akora ibyo atifuza. Ariko nanone basore n'abakobwa, ntimugakoreshe ijambo imipaka nk'uburyo bwo kwirinda kugirana umubano mwiza ndetse muzima n'abo mukundana. Niba umuntu ahora akubwira ko agukunda ariko ntashake kuvugana nawe, ntashake kukubona, ntashake kukubaha, kandi ntashake kugira icyo yubakana nawe, ugomba kwibaza niba koko uwo muntu cyangwa se uwo mubano wanyu ugana ahantu heza. Kuko urukundo rukeneye itumanaho, rukeneye kubahana, rukeneye kuganira, rukeneye kwizerana ndetse no kugira uruhare rw'impande zombi. Hari n'ikindi kintu burya, ntukagereranye umukunzi wawe n'abandi. Kuba inshuti yawe ubona umukunzi wayo buri munsi, akamwandikira buri saha, cyangwa se akamukorera ikintu runaka, ntibivuze ko uwawe nawe agomba kubikora. Buri muntu burya
agira uko ateye, ariko icyo mugomba kuba mufite mwembi ni ukwemeranya kubyubaka umubano wanyu. Niba rero uri muri situwasiyo cyangwa se uri mu bihe aho umuntu akubwira ko agukunda ariko hakaba hari ibintu akwima, banza wibaza uti ibyo ampa bigaragaza urukundo, ibyo anyima afite impamvu yumvikana, ese imipaka ye ndayubaha, ese we yubaha ibyanjye, ese turaganira ku bibazo byacu. Ibi bibazo nibyo bizagufasha kurusha kwicara uvuga ngo kucya nkunda ariko akanyima, kuko rimwe na rimwe ntakwima kuko atagukunda, ahubwo akwima kuko atiteguye. Hari igihe akwima kuko afite imipaka, hari igihe akwima kuko hari icyo atizeye, hari n'igihe ashobora kukwima kuko atifuza icyo kintu, ariko hari n'igihe ashobora kuba atagukunda nk'uko bitekereza. Icy'ingenzi rero ni ukureba imyitwarire ye yose, ntabwo ari igikorwa kimwe gusa. Niba ukunda umuntu ntumubwire uti niba unkunda mp'ibyo nshaka, ahubwo umubwira uti ndagukunda kandi ndashaka kumva icyo wumva, icyo ushaka n'icyo utiteguye. Aho niho urukundo rutangirira gukura, ugasanga mwembi mugenda murwiyumvamo kandi ibintu bikarushaho kuba byiza. Kandi niba uri umuntu nanone uhora usaba urukundo ariko ukumva urimo kwangwa, ntukihutire kwigaya, ntukibwire ko udafite agaciro, kuko umuntu umwe kutaguha icyo ushaka ntabwo bivuga ko udakwiriye gukundwa. Hari igihe icyo ukeneye ari ukuganira neza, hari igihe ari ukwihangana, kandi hari igihe ari ukumenya ko uwo mubano udahuje ibyo mwembi mushaka. None se ukuri ni ukuhe? Umuntu ashobora kugukunda ariko akakwima ikintu icyo ari cyo cyose, by'umwihariko bitewe n'icyo ashaka cyangwa adashaka. Ibyo byonyine ntabwo bihagije kuvuga ko atagukunda, ariko niba urukundo rwe rudafite kubahana, rudafite ukuri, rudafite kwizerana, rudafite kwa kwitanga ngo yumve ko yakwitangira mugenzi we no gukora ku bibazo mufite, amagambo ngo ndagukunda yonyine ntabwo ahagije ndetse nta n'icyo avuze. Rero niba uri mu rukundo uyu munsi, ntukibaze gusa uti arankunda, ibaze n'ikindi kibazo gikomeye: ese urukundo rwacu rurubaka cyangwa ruradusenya? Ese rutuma dutera imbere cyangwa rudusubiza inyuma? Ese rutuma twishimana cyangwa mu by'ukuri ni ukwitwa ko dukundana ariko nta n'ikintu rutumarira mu byishimo? Kuko urukundo nyarwo ntabwo burya ari uguhabwa buri kintu ushaka, ahubwo ni ukugira umuntu ubasha kuganira nawe, akakuba hafi, akakubaha, akakumva, ndetse mukanubakana ibintu byinshi mu kuri muri no kumwe. Niba uyu munsi rero uri muri situwasiyo nk'iyi, ntuhite ufata umwanzuro kubera uburakari, ganira nawe, umwumve, ubundi usobanukirwe, wubahe imipaka y'undi kandi nawe yubahe iyawe. Kandi wibuke iri jambo rigira riti urukundo ntirupimwa n'ibyo umuntu aguhaye byose, rupimwa n'uburyo mwembi mwubahana. Niba iyi video ikugiriye akamaro, andika muri comment uti urukundo rusaba kubahana, kandi uyisangiza umuntu ushobora kuba akeneye kuyumva uyu munsi.